pa muhagaso mu kabuno ka nyoko guheragaza ku mabyeyi so na kabuno ka nyoko n'umwoyo wa sogokuru wawe ukongera kunyita inkotanyi ngo nkorara Kagame nzaguha nyoko n'ingutiyaza zose uziyorose uzisagurire nuko bimeze kandi icyo mwewe bamufite bagiko bagihari uzongo ngobakanye ikanga ntaga ari opposition ibe polisi ire opposition wayintanzamo niba opposition hari wayintanzamo nawo opposition ibintu nakoze wayena yembwawe waruha nta wari Kigali uswera abakobwa wirirwa usambana urya amafaranga ugira gute umwiyoga byamara kwica bamara kuzuka kunduka wangiye mukanyiro ngiye ukaza kunduka ariko bana gushu ntabwo nzi ntacyo ntabwo nzi ushaka kubwiye ngo harumugore twe mukanyiko ngo ugira gute gute kwakora kwa Bizimana ntabwo urabe bizageje baza Bizimana nakabarebe na nyina mongi Kigali nibo bazakubwira bati mugore mukanyiko na biruta kwinginga yambwa uzagenda ubabase nta muntu umenyera nta nubwo iyi mihanda gisaziye kuva muri 90 ku itariki ya mbere z'ukwa 2090 ndi kwimihanda ndi kwikosi komeye cyane sindaruhuka n'umunsi n'umwe sindanahagarara nta n'umuntu ugomba kumenyera urukumva ngenda kubwiye ko umunsi wa kabiri umutekano y'igihugu cy'u Rwanda ngenda ciye mu mihoro y'abashiru imeze gutyo ugacamo mu nzu ukagenda ufite imyaka 16 ntabwo ari imihanda ushobora kuza kuyinyigisha uyigishe ngo nakango ngo nyamwa abantu bose bahunze mpari ndi ku mihanda abo bana Imana bahunze 2005 ngenda ndi ku mihanda nyimenyereye rwose nkora muri za 99 nabaga ndi mu muhanda Buruseli turi mu myigaragambyo hariya kuri Parlement hari Buruseli ndende waga ndimo mujye kubaza bari abantu bariyo Buruseli minshura ku distribution kwa papuru ari mpamagaze ku muhanda ndutanga turi mu myigaragambyo turwanya Kagame turirimba ko Kagame ngo Kagame naveho muri 99 hari none uraje uvuye mu Rwanda cyo mu gitondo urakubiswe urariye urarongwe bakobwa urahaze urwaye amasida upfuye nabi uraje ku mihanda ngo kunyurira ngewe ngo ndi inkota no ntago byakunda badirama nibuje ku mihanda nkavuga ni umuhungu n'umafia ngewe nuko mbibona kandi niko bimeze abantu muzabibona nyuma kuko nta kuntu umuntu yaba yarabaye muri Kigali azenguruka isi yose aswera umukobwa ashaka aswera umugore ashaka n'ibyo ashaka agira gute ari inkoto zara muretse agatunga miliyoni y'amadolari ari mu gihugu cy'u Rwanda yamara kumushira cyangwa babimwibe cyangwa ashwanye nabo kubera abamafia barashwana baranicana hazamo n'ifura no kubabarirana narangiza ngo arahunze ngaje ku opposition y'abantu bamusabire hejuru ngenda bivuga nkavuga nti nuko ibintu bimeze nkuko nababwiye bana Imana nkavuga nti nabajura nti iriya guverinoma nta kintu kirimo azabisenya bikaba nkababwiye nti abo ba makanzu bari abantu bose bari abantu ba Robert bari muri Afrika nababwiye ba Nyesi babwiye abo bose twarakuranye twagiye tubana kenshi cyane iriya cyane ya Nyesi tw'umurabyo iriya cyane n'igi wayifunguye ibikoresho n'igi wabimuguriye none babwiye nawe arabizi ntago ari ibanga akiri mu Rwanda n'igi biguze ibikoresho namuhaye amafaranga arenga miliyoni utashobora kuba n'igi yabiguze akamaro byamaze byaragakoze urumva aya macano yose mubona za Bonheur TV bariya bose bande bose bariya baturwanya kandoyi yose yavutse ndeba nayize muri ruhare bariya bamwizerwa n'abantu n'amacano agiye fata gufungura ni mugene mubabaze ntago ari kwiyemera n'ukuri urumva bose ibintu nyinshi cyane babica haga mugene benshi ariko ngo ingena y'ingiraje ngo uvi Kigali ngira ngo ingiraje ngeje muri opposition abantu barahuriye nimbivuga nti mwihurura mwabonye mwabahutu mwihurura ngize kwigitikote kanyoko ngena nabwe aho nyabo igitikote yandira hamwe ibi byose nibibi ntamwe zisha abantu ariko kugira ngo igitikote ngwakindira hamwe bose ni bya karinga ariko nangwa no kuko ngote ni bicyane kushindira hamwe ngote nabicanyi n'abagome n'abarozi indaramwe zarakwicaga nibasika kwica zikuvuga ati ndakwica sha ariko uzi umuntu kwica akubwiye mwe muze mu nama murahita muta muragahamba
nuko mwashitse data ngo nataye mu hoteli butare n'abana be muragenda bamwita kwitwa n'amacinya ngo muragapfa mudashize muragahaba muragapfa muragakenyuka murakangara ika bimeze nka nkotanyi ubwo rero njye nayo mugiti nkotanyi ntabwo nakuvugana nayo badira wagiye kukwibasira wowe badira ngiye kukwibasira kubigiti nkotanyi kukwibasira hari akandi gakobwa kitwa Shayira nabonye kari guhitinga gasara wakabonye naho kanyuriye nta muntu unyurira ngo ngagira amahoro iki cyo mu cyumva mukita karanyuriye ngo nanga abatutsi umututsi nanga ninde wampa amazina y'umututsi nanga wanga tese Shayira nawe nagarutse ku mihanda uravaho kandi bube uravaho wenda nabarugaba muravaho nagarutse mumaze imisi bihitinga we ku mihanda yanjye muravaho nta bintu muvuga nabwiye ngo niba muri abagabo mwabahungu mugende mujye muri Afurika nibura murwanire ku mugabane wa Afurika nibwo nzavuga nti muri abagabo no mwese muri bubwa bumoka kuri social media gwera bitano uvuga kuri genocide sizakumure ibazi nta abantu bashaka gukira abantu impunzi ya Rwanda igataha ntawe yirirwa ku mihanda ivuze induru iboroga muraboroga muri abasaza baboroge abasaza barane muri zo bavuze induru namwe murabyiruko ngo muri kurugamba guguteze urubyiruko rwasamye ku muhanda murara mutaryamye ngo urubyiruko turahoye twege ngo nitwe urubyiruko none uri gukora iki inkotanyi zigana nkamwe zafashe imbunda ziza kurwana bareka banyina bareka bashiki babo bareka naho mwebwe murafata murikora ngo murarwanira kuri social media kuri TikTok muyindekere nabwe iyi mihanda muyitereke kwega bakiyacuru b'abagore tuzi kuvuga mu byo bivuge mujye gufata imbunda mwamisega mujye kurwana nazira nkote abana b'inkotanyi bose bize igisirikare muri Amerika abana b'inkotanyi bateye imbere muri iya hari n'inkotanyi za tekinoloji mu rwego rwo hejuru ibyaje ubutungo buzaza muri sumu ngo bizo kwiga bivuga we ngo bivuga ngo abanyarwanda ngo barashonje abanyarwanda ngo bariye abanyarwanda ngo bakubiswe ngo hari umwana ngo buri burengero nonese umwana wawe niba yaburi burengero kora uko ushoboye kose ujye kumutabara Otisura we wamboroki otisi we wamumboroki mumboroki otisi ja sheri muboroke yanyana imbigenda ba umuntu banyari ubwo rero ntabwo iyo umuntu afite ikibazo ashaka uburyo akikuramo niba urashaka kwikuramo ikibazo ufite nta n'ubuzima ufite nta buzima bw'ejo hazaza ufite niba ugira ikibazo ntubasha kukikuramo nuko bimeze ngiye rero ukuntu nteye iyo huyeme n'ikibazo ushaka ubwo ngikuramo iyo umuntu agatase nshaka ubwo turwana nuko bimeze tukajya mu mitsi iyo unutse turarwana iyo unutse ndagutuka wanyata ko usanze hano nagutikura ndabwiye ko usanze wanjye umurambo wawe uzasohoka mbere uwanjye bazabanza bawambike ushyire mu isanduku bawusohere inyuma wowe bazawutwara mu ishashi nuko bimeze nturebe ngo ndi umugore ntabwo wanyica gutyo gusa ngo cyangwa ngo amaboko yanjye ngo nguheze amaboko yanjye ngo nguzirike ntabwo bibaho wanzika napfuye cyangwa se ukarusha imbaraga kubera ko uri umugabo ufite n'imbunda ukandasa niruka ntabwo nahagarara ngo nguheze amaboko nakwiruka nkaho ukandasa ndi kugenda urumva we ntabwo mwatapinze dore bari kumbwira ngo nengire kubyahende mutapinga ngiye no kurekera mu kanya no gukomeza no kuri TikTok twakomeza ariko kuri YouTube ndarekera hose asiga hagije ako uyu munsi mbega wa mukobwa se uyu mukobwa ngo baramusweye cyane urabona nk'inzu yanjye umuntu ari igipanga bari cyawe abantu baba ubona abantu bose mu apartment umva ukuntu bashyiramo inzoga zose n'itabi ibintu byose
abakobwa bakenera na bya byatsi bitamera. Hanyuma ibyumba biba biri hariya ari byinshi. Yarangiza agafata abakobwa akabashyira mu kazu ko hanze, bakita akazu ko hanze bakita SQ, agashyiramo nk'abakobwa 50 akuye mu Rwanda, akuye i Bugande, akuye mu Burundi, akabashyiramo. Urumva ya matora ya 2 kuri 2 baba yiraraho ari nk'abakobwa 100 barundanye, wo musimburanya na kuryama. Iyo muhageze rero, urumva iyo yagukuye mu Rwanda urahagera akakwambura ibyangombwa byose, akakubwira ngo yagutegeye itike, ugiye kwishyura itike, akakwereka ukuntu iyo nzu, kuko urumva aba ari inzu nziza wowe utaranabona, akakwereka ukuntu iyo nzu kugira ngo ugucumbikiremo, akagutega bili ukamera nk'aho ugiye gutangira kujya umwishyura, kuko umwishyura bya bindi yagutepansha wakujyana. Kugira ngo uzamwishyure, urumva akwaka ibyangombwa. Cyagiye rero uvuga ngo ndimo ndamwishyura, urumva cyagiye uvuga ngo urimo uramwishyura, aguteka inzoga, ibiyobyabwenge bibaho ngaho, ku buryo niyo cyazagera igihe ngo warangije kumwishyura, n'ubundi amafaranga yose ukoreye urongera ukaguramo bya